Shalom shalom Yesu ashimwe cyane Imana ibahe umugisha. Ndagarutse nanone kukubwira ko uri umunyamugisha. Ndagarutse kuguhesha umugisha nanone, ndagarutse kukubwira ko uri umunyamahirwe. Nje gutera inkunga abantu bafite ibibazo byinshi, bahura n'ibibazo byinshi mu buzima bwabo. Nshuti yanjye, ntabwo ikibazo ufite ari ibyo bibazo. Ikibazo ufite ni imbuto. Ikibazo ufite n'ejo hawe turi kureba. Ikibazo ufite n'icyo Imana iguteganyiriza ejo hazaza. Ikibazo ufite ni umugisha tukurebaho. Uwo mugisha turimo tukurebaho nicyo kibazo ufite. Ntutekereze ngo ikibazo ufite ni aya mabuye turi kugutera nonaha. Oya. Ikibazo ufite nibyo turi kureba, nibyo turebesha amaso yacu, nicyo Satani yarungurutse yabonye ejo hawe hazaza. Buriya igiti cyera imbuto nyinshi nicyo giterwa amabuye. Nta muntu wajya mu giti cy'umuyembe kitarimo ubuye, nako kitarimo urubuto na rumwe, kitarimo ikintu icyo ari cyo cyose ngo afate ibuye ateremo. Waba ushakamo iki? Waba ushakamo iki muri icyo giti? Ndi kukubwira ngo impamvu ubona ufite ibyo bibazo byose, impamvu wumva ibibazo bikugose, impamvu ubona tugutera amabuye mu gitondo na nimugoroba, impamvu ubona bakugambanira, impamvu ntabwo ari uko atari uko utari umunyamugisha, ahubwo ni uko turimo kureba ejo hazaza hawe. Iyo umuntu ari umunyamugisha, iyo umuntu afite ejo hazaza hasa n'ahakurura abantu, iyo umuntu afite imbuto nyinshi, iyo igiti ubona giteye ahantu hazazana umusaruro mwinshi, amaso y'abantu bose ahanga kuri cya giti. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kubona indabyo zirabije, tumenya ngo iki giti kizera imbuto nyinshi cyangwa kizera imbuto nkeya. Abantu bose rero iyo bamaze kumenya imbuto zawe uzera, barimo bazirebesha amaso. Ni ukuvuga ngo biduha imbaraga zo kugutera amabuye. Iyo ku giti cyawe hariho ibitumbwe byinshi bigaragara, turimo turebesha amaso yacu, biduha imbaraga zo kugutera amabuye. Dutangira ari ibitumbwe tugutera amabuye, tukuvuga, tugusukaho ibintu bituma za mbuto zihunguka, ariko nta kindi gikuruye abantu nuko babonye ejo hazaza hawe ko ari heza. Ndenda kugutera inkunga, ngiye kukubwira ikintu kizagufasha kugira ngo ubashe gusohoka muri ibyo bibazo urimo. Ndabizi ibintu ngiye kukubwira bigiye kukubihira, ntabwo biri kuryohere rwose, kuko tugiye kubisoma mu ijambo ry'Imana. Ntabwo biri buryohe pe, ntabwo biri bukuryohere, kuko urabizi neza. Ntabwo byakuryohera. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turebe n'iki Imana ivuga, n'iki Imana ibivugaho kuri wa muntu washaririwe, kuri wa muntu bavuze, kuri wa muntu wahemukiwe, kuri wa muntu wagambaniwe mu kazi, kuri wa muntu umaze igihe kinini adafite akazi, kuri wa mumama umaze imyaka myinshi atarabyara, kuri ya famiye imaze igihe kinini iri mu bibazo bikomeye, kuri wa muntu basohoye mu nzu. Nubwo bishaririye, nubwo ubona bishaririye, ndashaka kukubwira ngo guma umere nka so.
tugiye gusoma muri Matayo 5 umurongo wa 44 twumve icyo Bibiliya ivuga kuri uyu muntu ufite abanzi benshi, kuri uyu muntu basebeje, kuri uyu muntu bavuze igihe kirekire. Bibiliya ituvugaho iki? Bibiliya ikuvugaho iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko itegeka izuba rigiye kurasira ababi, ngo itegeka izuba kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa ibavubira imvura. Umurongo wa 46 haravuga ngo nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha b'ikoro bose nabo ntibagira gutyo? 47 ngo nimusabira bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Abandi nimusabira bene wanyu gusa cyangwa se ababakunda gusa abandi muzaba mubarushije iki? Mbese abapagani ngo nabo ntibagira batyo? Ese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukunde abanzi bacu, tubasabire ba bandi baduhemukiye, ba bandi batuvuze, ba bandi bakuroze, ba bandi bakwirukanishije ku kazi, ba bandi batumye mushwana iwanyu mu rugo, ba bandi batumye fiyanse agenda, ba bandi baguteje ibibazo uyu munsi ukaba ubihagazemo. Ese nutabasengera uzaba ukomoka kwande? So wo mu ijuru agusha imvura akayigwishiriza ku babi n'abeza, izuba ku babi n'abeza. Bivuze ngo dukwiriye kumera nka data, dukwiriye kuba dufite ubuzima nk'ubwa data. Umwana asa n'umubyeyi we. Niba koko turi abana b'Imana tugombye kuba dusa na data, tugombye kuba dusa n'umubyeyi watubyaye. Uko atabasha kureka ngo ababi babe ukwabo n'abeza babe ukwabo, abikora byose, abakorera neza bose. Twese aduha umwuka wo guhumeka, twese turahinga tukeza, twese dushora bizinesi tugakora kandi tukunguka. Ibyo rwose niko data ateye, avishiriza izuba ababi n'abeza, imvura igwira ababi n'abeza, umugisha awuhereza ababi n'abeza. Bivuze ngo dukwiriye kwiga gusengera abanzi bacu, dukwiriye kwiga gusengera abandi batunanije umurimo, dukwiriye kwiga gusengera abandi bakuvuze, baguhinduye ruvumwa muri karitsiye. Ntabwo byoroshye, ariko mu by'ukuri Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukwiriye kuba nka papa, dukwiriye kuba tumeze nka data. Yesu arababwira ati ndabababariye kuko ntabwo ari bo, ba bandi bamuteraga icumu ntabwo ari bo, arabababarira. Rero Imana ikwiriye kutwigisha. Niba ushaka gusohoka muri ibyo bintu, igira ijambo, Imana iguhe umutima w'imbabazi.